ndagira ngo nanone kandi munyemerere turebere hamwe update cyangwa se iyi nkuru irebana nuko ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwo ngubwo turavuga ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bwanze kuba bwasubira mu biganiro bibuhuza n'ihuriro rya M23 ndetse bakaba baje kuba batera utwatsi ibyo gusubira mu biganiro, byaba ibiganiro by'imbona nkubone cyangwa se ibiganiro byo gukoreshwa ikoranabuhanga. Byose leta ya Kongo yanze kuba yitabira ibi biganiro, aho bakomeje kuvuga ko uyu mutwe wa M23 wabeshye ko wavuye muri Uvira nyamara ukihagaragara cyangwa se ukiharangwa, ndetse bakaba baje kuvuga ko amageri M23 yakoresheje atatuma ubutegetsi bwa Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasubira mu biganiro by'Doha muri Katari, ndetse bakaba baje kuba bitera utwatsi. Byose turi buze kuza kubikuramburira, tunakubwira kandi nanone Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo yaje gusaba kugira ngo yemere kuba yasubira mu biganiro. Tunakubwira kandi nanone ihuriro rya M23 ryo rirabivugaho iki nyuma y'uko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa banze kuba basubira mu biganiro. Byose nibyo tugiye kuza kukuramburira muri iyi nkuru, aho byose bishingiye nanone kandi ku mujyi wa Uvira ndetse n'imirwano yaje gusiga M23 yigaruriye uyu mujyi wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ukaba kandi n'umujyi wa kabiri munini ukomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi byatumye nanone kandi Perezida Felix Tshisekedi arakara cyane, ndetse avuga ko atazigera yongera kuba yasubira mu biganiro n'uyu mutwe wa M23 bitewe n'ibice bitandukanye byafashwe mu kibaya cya Rusizi. Ni nyuma kandi nanone yuko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwanze gusubira mu biganiro by'amahoro bibuhuza n'ihuriro rya M23 risanzwe rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi yanze ibiganiro byaba iby'imbona nkubone cyangwa se ibyifashisha ikoranabuhanga irizwi nka video conference, mu gihe nanone kandi ikomeje kuba yakwinubira ko umutwe wa M23 waje kuba ufata umujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi. Bavuga ko ibi byose ntacyo baba bagiye kuganira, mu gihe ihuriro rya M23 rikigenzura ibi bice nyamara babeshya ko bavuye muri ibi bice. AFC M23 kandi yatangaje ko yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 ndetse n'iya 18 Ukuboza mu rwego rwo kurema icyizere hagati yayo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigende neza. Ariko nanone leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kwemera koko aba barwanyi bavuye mu mujyi wa Uvira, ndetse bagomeje kuvuga ko ari amayeri ihuriro rya M23 ryaje kuba rigaragaza cyangwa se ryaje kuba rigaragaza ko ryavuye muri aka gace nyamara rikibarizwa muri aka gace. Muri iki gihe kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyize imbaraga mu gusabira abarwanyi ba M23 ibihano, ndetse ibashinja kurenga ku gahenge, aho AFC M23 yaje kuba ihakana ibingibi ndetse igasobanura ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariyo yaje kurenga kuri aka gahenge ubwo yarasaga mu bice birimo bya Kamanyora ndetse na za Katogota biherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha akaba ari ibice n'ubundi bisanzwe bikikije uyu mujyi wa Uvira. Muri icyo cyiciro kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya M23 byari kuganira ku mahame shingiro 6 abiganisha ku masezerano y'amahoro arambye, ndetse ibi byose byari kuza bishimangira ayandi mahame yashyizweho umukono mu kwezi k'Ukwakira, aho yaje kuba nanone yemerwa cyangwa se impande zombi zemera kuyashyiraho umukono. Cyane cyane akaba ari amasezerano agamije kuba yagarura agahenge ndetse no guhosha intambara imaze imyaka isaga 4 ibera mu burasirazuba bw'iki gihugu. Aya mahame kandi uko ari 6 arimo amahame yo kohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi, akazamo kandi ihame ryo gusubiza ubuyobozi bwa leta ya Kongo mu bice byose by'igihugu, akazaho kandi gushyiraho ingamba z'umutekano z'agateganyo, akaza nanone amahame ririmo ayo gucyura impunzi, akazamo n'ihame ryo kuzamura ubukungu, ndetse n'ihame ryo kuba hashyirwaho komisiyo yo kwimakaza ukuri, ubwiyunge ndetse n'ubutabera. Iri ngiri akaba ari naryo rya nyuma. Aya mahame kandi yiyongera ku yandi mahame nanone, aya akaba ari amahame shingiro y'agahenge yo kugenzura uburyo hubahirizwa cyangwa se uburyo bwo kubahirizwa n'iryo guhererekanya imfungwa hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 yo yashyizweho umukono mbere y'aya masezerano cyangwa se mbere y'aya mahame shingiro. Ariko nanone aya mahame yose izi mpande zombi zagiye zishyiraho umukono, bivugwa ko nta na rumwe rwigeze ruba rwayubahiriza, aho impande zombi zakomeje kuba zitana ba mwana.
aho buri ruhande rwakomeje gushinja urundi kuba rwarenze ku masezerano y'agahenge ndetse byo kuba byararenze ku masezerano buri ruhande rwumvikanye n'urundi. Kuwa 22 Ukuboza 2025 perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo usanzwe kandi ari umuhuza waje kuba ashyirwaho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, uyu nguyu ni Paul Ezima Gasingibe, yaganiriye cyangwa se yaje kuba aganira na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse yaje kuba aganira na perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi mu ruzinduko rw'amasaha make yagiriye i Kinshasa kugira ngo abashe kuganira na perezida Felix Tshisekedi, cyane cyane kurebera hamwe uburyo mu gihugu cye haboneka amahoro ndetse n'uburyo intambara ibahanganishije n'umutwe wa M23 yashyirwaho akadomo cyangwa se ikashyirwaho ku musozo. Gasingibe kandi ntaratangaza icyamugenzaga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gusa ibiro bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byo byasobanuriye ko yaganiriye na perezida Felix Tshisekedi ku mutekano wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibindi bice byose bigenzurwa n'ihuriro rya M23. Ntabwo ari ubwa mbere kandi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kwitabira ibiganiro bibahuza na M23 kuko n'ubundi mu bihe byatambutse leta ya Kongo yagiye igaragaza ko icyo ishyize imbere ari intambara ndetse ikanga kwitabira ibi biganiro, ndetse nanone impande zombi zagiye zitana ba mwana ku kurenga ku masezerano impande zombi zumvikanye ndetse no kubyo impande zombi zashyizeho umukono, ndetse leta ya Kongo kuri ubu ngubu yaje kuba irababazwa cyane ndetse irakazwa nuko M23 yaje kubeshya ko yavuye mu mujyi wa Uvira, nyamara bakakomeza kugaragaza ko uyu mujyi wa Uvira ukiri mu maboko ya M23 kuko mu masaha ya kumanywa baba batarimo, ariko mu masaha y'ijoro bakaza kuba aribo bahacunga umutekano, ndetse kugezana n'ubu ngubu ntabwo hari haboneka ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho zo kujya kuba zacunga umutekano mu mujyi wa Uvira nk'uko byasabwe na M23 mbere y'uko yemera kurekura uyu mujyi. Nanone kandi ndagira ngo tukwibutse ko leta zunze ubumwe za Amerika nanone arizo zaje kuba zitegeka ihuriro rya M23 kuva mu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika igaragaje ko ibi byose birenga ku masezerano impande zombi zashyizeho umukono, ndetse leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yaje kuba igaragaza ko M23 mu gihe cyose itari yava muri Uvira nta bintu byerekeranye n'ibiganiro ndetse n'amasezerano y'agahenge bizongera ko bigaragara hagati y'impande zombi. Leta zunze ubumwe za Amerika nyuma y'uko kandi ifatanyije n'ibihugu by'Uburayi birimo ibikomeye ku isi byaje kuba bishyira igitutu ku mutwe wa M23 nawo wemera kurekura umujyi wa Uvira, ariko nanone amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko muri aka gace hakigaragaramo abarwanyi ba M23 ndetse ko batigeze bava muri aka gace, ibyo AFC M23 yaje kwamaganira kure, dore ko yaje kwemeza ko yavuye muri aka gace, ariko nanone leta ya Kinshasa ikaba yaraje kugaragaza ko M23 itigeze iva mu mujyi wa Uvira, ari nabyo byatumye ititabira ibiganiro byo kubahuza na M23 bisanzwe bigirwamo uruhare na leta ya Qatar ndetse bikaba bibera i Doha muri Qatar. Perezida Felix Tshisekedi kandi yaje kuba atangaza ko kuri ubu ngubu ntacyo nta kimwe cyagerwaho mu gihe cyose M23 ngo ikigomeza kuba yagaba ibitero ku birindiro bya FARDC, ndetse baje kuba bavuga ko M23 ikomeza kuba ikora ibikorwa by'ubushotoranyi, ndetse nanone kandi ku rundi ruhande M23 ivuga ko ku gisirikare cyangwa se ivuga ko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari rwo rukomeza kuba rugaba ibitero ku banyamurenge ndetse no ku banyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane mu bice byaje kuba byigarurwa na M23, haba ibice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, ndetse ko hakomeza kuba hagabwa ibitero byaba iby'indege ndetse n'ibyo hasi, byose kandi biza bishimangirwa na M23 ivuga ko leta ya Kongo icyo ishyize imbere ari intambara aho kugira ngo bashyire imbere ibiganiro byo kugarura agahenge ndetse n'amahoro muri aka gace, ariko nanone izi mpande zombi zakomeje kuba zitana ba mwana ukubahiriza amahame ndetse n'amasezerano zigenda zishyiraho umukono mu bihe bitandukanye.
Kugeza ubu ngubu kandi ihuriro rya M23 ntacyo ryari ryatangaza ku kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kuba yakwitabira ibi biganiro byo kubahuza na M23, ndetse bavuga ko mu gihe cyose bo bagomba kuba bashyira imbere ibiganiro by'amahoro, ari nayo mpamvu bemeye kuba barikura umujyi wa Uvira wo kugira ngo ibiganiro bibe mu mutuzo ndetse bibashe kuba byatanga umusaruro, cyane cyane mu kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara kandi imaze imyaka isaga 4 ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko umutwe wa M23 waje kubora intwaro nyuma y'imyaka isaga 10 wemeye gushyira intwaro hasi ukumvikana na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nyuma y'imyaka 10 baje kongera kubura intwaro, bavuga ko ibyo bumvikanye n'iyi leta itigeze ibyubahiriza, kandi ko yaje kuba igomeza kuba yacamo abanyekongo ibice, ndetse n'abanyekongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda batuye mu burasirazuba bwa Kongo baje gukomeza kugabwaho ibitero ndetse no kwicwa, haba abatuye mu misozi ya Minembwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye, cyane cyane aho bakundaga kubabwira ko bagomba gusubira iwabo, ndetse byaje kuba bidogera nyuma y'uko uyu mutwe wa M23 bivugwa ko ufashwa na leta y'u Rwanda, ibyo wakomeje kuba wamaganira kure, haba M23 ndetse na leta ya Kongo bakomeje kuba bitana ba mwana ku kuba u Rwanda rufasha M23 kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ibi ngibi n'u Rwanda rwaje kuba rubyamaganira kure, ruvuga ko rutigeze rufasha umutwe wa M23 mu guhungabanya umutekano cyangwa se mu kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange.